Ndagusuje ngo haye ikaze. Nitwa Theophile Byukusenge. Tariki ya mbere ukwezi kwa mbere umwaka 2022 ni igihembwe cya mbere. Ni itariki itoro ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi ryahisemo kwiriza ubusa dusenga dusabana n'Imana. Igishuko cya mbere umuntu asabwa gutsinda ni igishuko cy'inda. Twongere twibuke neza ko iki ari cyo mu gishuko umwanzi Satani yatsindiyeho ababyeyi bacu abakurambere Adamu na Eva muri Edeni. Igishuko cya kabiri twibuke neza ko ariho Yesu yabashije gutsindira umwanzi Satani ubwo yamugeragezaga mu butayu. Yesu ati umuntu ntatunzwe n'ibyo kurya gusa. Twongere twibuke neza ko Imana iri mu ruhande rwacu. Twongere twibuke amasengesho. Twongere twibuke umuhati, ubumwe n'ubumuntu dukeneye twebwe muri ino minsi. Ibihe bigoye, iminsi ikomeye kandi birushaho kuba mibi cyane. Mbese kwiriza ubusa biratureba twebwe? Abayuda se babigenje bate? Abayuda baterwa n'Abamowabu. Umwami Yehoshafati yahisemo kubagira inama ndetse n'ubwoba bwinshi cyane, maze arababwira ati kwiriza ubusa dusenga ndetse Uwiteka aratwumva. Nuko Abayuda bose bateranira hamwe ngo basabe Uwiteka abatabare ndetse abahe kubaha imidugudu mu Yuda yose, ndetse bazanywe no gusenga no gushaka Uwiteka mu mbaraga zabo zose, cyane ko byari mu bibaraje ishinga kongera kwibuka Uwiteka ndetse no kumusenga cyane. Mbese mwene muntu we, njyewe nawe muri kino gihe turasabwa iki mbere yuko twiriza ubusa? Mbese ibyiza tubona mu gusenga byaba ari ibihe ndetse no kwiriza ubusa? Rimwe bagenzi mushyira amavi hasi, duhunga umujinya wa Satani, umujugujugu w'amanzi uri mu nzira uvuza ubuhuha, yawukubise mu itorero ry'Imana, bamwe muri twe araduhungabanya. Kwiriza ubusa urufunguzo rufungura byinshi mu buzima bwacu, byinshi kwamaze kumenya agakiza, byinshi kuri gushaka agakiza. Kwiriza ubusa ndetse no gusenga nk'uko twabivuze, tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere igihembwe cya mbere cy'umwaka, itoro ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi ni umunsi ryahariye kwiriza ubusa kandi no gusenga, tugerageza kwigirana n'Imana, dusengera umwaka wose kugira ngo Imana izaturinde. Ese kwiriza ubusa kuko twabibonye nk'uko umwami Yehoshafati ndetse n'ubwoko bw'Abayuda babigenje, twebwe nk'abantu turasaba iki? Turateganya iki? Kwiriza ubusa no gusenga ni kimwe mu bikorwa by'umwuka bikomeye cyane bihuza abera bo mu isi ndetse n'abera bo mu ijuru. Kwicisha bugufi ndetse no gusenga byose bimwe bizanwa no kwiriza ubusa. Kwicisha bugufi kandi no guhura n'Imana. Kwiriza ubusa bimenagura imbaraga z'imyuka mibi y'abadayimoni ndetse n'abadayimoni bagahunga, kandi imigambi y'umubi nayo ikakujya kure. Bizana ibisubizo kandi by'amasengesho mu gihe nta nzira ubona ko wowe ubwawe usigaranye. Mu by'ukuri kandi amasengesho si ugutegura urugamba, ahubwo amasengesho usenga wowe ubwawe arwanya abadayimoni muri wowe ndetse na byinshi by'intambara bikubuza kwegerana n'Imana. Kandi mu bintu byose dushobora gukora kugira ngo kandi turonke imbaraga, nuko tugomba kwibanda ku masengesho. Nta gushidikanya ko kwiriza ubusa bifite akamaro kenshi kuri twebwe nk'umukristo cyangwa se undi muntu uwo ari we wese ushaka cyangwa se uri mu rugendo rwo kujya mu ijuru. Aho niho kandi imbaraga ziri, kuko kwiriza ubusa biduhuza n'Imana. Ishobora kandi byose bisaba ko twakicisha bugufi. Niba kandi koko dushaka mu maso hayo, kwiriza ubusa ni igikorwa kandi ikimenyetso cyo kwicisha bugufi, ubabaza umubiri ariko kandi ku ntego yo kwegerana n'Imana. Iyo bikozwe kuri iyo ntego bishimisha Imana cyane, bigashimisha umwana w'Imana. Birashoboka cyane rwose ko ushobora kugendana n'Imana igihe kinini cyane bidasabye ko wakwiriza ubusa cyane, ariko kandi imigisha isumba byose, isumba iyindi yose ihebuje kandi ikomeye cyane, hora ijya ku bantu bemeye kwiriza ubusa ndetse bemeye inyigisho yayo, bakwemera kwiriza ubusa cyane kandi basenga bagendera imbere y'Imana. Abantu bavugwa cyane muri Bibiliya usibye kandi Aburahamu, bose bari abantu biriza ubusa kandi basenga. Yesu umwana w'Imana yari umuhamya mwiza
wirizaga ubusa asenga. Matayo igice cya 4 umurongo wa 2. Niko n'intumwa Pawulo yabikoraga, kwiriza ubusa kandi asenga. Urwa kabiri rw'Abakorino igice cya 11 umurongo wa 27. Mose yirije ubusa iminsi 80, Eliya yirije ubusa iminsi 40. Abo bose barasengaga. Itorero rya mbere birizaga ubusa mbere yo gutangira umurimo uwo ari wo wose. Abayobozi bakomeye bazanye kandi ububyutse mu kinyejana cya 20 ndetse na 21 bose bakoresheje intwaro yo gusenga no kwiriza ubusa. Babaye icyitegererezo kandi cy'umuntu wese wifuje kwiriza ubusa. Umuntu wese kandi watangije urugendo rukomeye cyane rw'ivugabutumwa rya Gikristo, yaba umugabo cyangwa umugore, bose bitabaje intwaro yo gusenga ndetse no kwiriza ubusa. Luteri, Ellen G. White ndetse n'abandi benshi batandukanye bari abagabo, abagore birizaga ubusa basenga. Mu gihe kwiriza ubusa kandi bikozwe neza bitanga inyungu nyinshi cyane ku muntu ku giti cye ndetse no mu itorero, riraguka bitewe no gukorera hamwe, ndetse cyane ko ryaba ryungutse imbaraga. Ni mu buhe buryo bwiza bwo kwiriza ubusa? Abantu benshi kandi bibaza icyo bashobora gufata mu gihe cyo kwiriza ubusa. Ibi biterwa n'iby'Imana yaguhamagariye kuyikorera. Hari abahitamo kandi kwiriza ubusa bakanywa amazi cyangwa se bagafata udufunguro duto cyangwa se amafunguro make cyane bitewe n'uburyo muri bo biyumva. Nyamara kunywa amazi mu gihe cyo kwiriza ubusa ni ingenzi cyane, kuko umwuka n'umubiri byose bigomba kurindwa. Ntuzigere kandi winjira mu rusengero kwiriza ubusa mu minsi irenze 3 udafite amazi, mu gihe kandi wifuza gusenga ariko kandi ifite izindi nshingano zisaba ingufu, nk'akazi gasaba ingufu. Ugomba kunywa umutobe juice kugira ngo isukari yongere muri wowe, cyangwa se amazi gusa. Ubundi buryo kandi bwo kwiriza ubusa ni ukurya ifunguro rimwe ku munsi mu gihe waba warapanze gusenga iminsi myinshi. Ibi byose kandi bikozwe ufite umutima utagucira urubanza, ugasubizwa kandi ukaguma ku rugamba. Uzaba urwana neza ndetse uzabona intsinzi. Imana izakuyobora. Zimwe kandi mu ngero zitugaragariza neza abantu biyijije ubusa kandi bikabazanira umusaruro. Umuhanuzi Eliya yirije ubusa kandi kugira ngo arinde kandi asigasire ibintu by'agaciro ku rusengero rw'Imana. Natwe dushobora kandi kwiriza ubusa kugira ngo turinde iby'Imana yadusigiye ndetse kugenzura ikaturagiza byose, kuko mwene muntu yahawe ububasha, ubwenge n'ubushobozi bwo kugenzura ibiri mu isi byose. Nk'uko nanone muri Ezira igice cya 8 umurongo wa 21 ndetse na 23 avuga, umuhanuzi Daniyeli kandi yirije ubusa kugira ngo asohoze neza amasezerano y'Imana, kandi byamufashije kwakira yishyurirwa rivuye ku Mana. Daniyeli igice cya 10 umurongo wa 3. Yesu kandi yirije ubusa kandi avuga ijambo ry'Imana kugira ngo atsinde Satani. Matayo igice cya 4 umurongo wa 2 ndetse n'uwa 10. Luka igice cya 4 umurongo wa 2 ndetse n'uwa 13. Yesu kandi byamusabye kwiriza ubusa kugira ngo atangire umurimo we, kugira ngo yakire imbaraga z'Imana ndetse no kuyoborwa na Mwuka Wera. Luka igice cya 4 umurongo wa 14. Eliya kandi yarakeneye kwiriza ubusa iminsi 40 kugira ngo yongere kumva ijwi ry'Imana. Urwa mbere rw'Abami igice cya 19 umurongo wa 8. Mose kandi yirije ubusa kugira ngo yakire amategeko 10 y'Imana, ndetse kandi byatumye abona icyubahiro n'ubwiza by'Imana. Abakuru, abahanuzi, abigisha bo muri Antiyokiya biyirije ubusa kandi basenga kandi bakorera Imana. Ari byo byatumye umurimo w'intumwa Pawulo, Barinaba utangira ku banyamahanga. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 3 ndetse 2 na 3. Mu buryo kandi nk'ubwo dukwiriye kwiriza ubusa
dusenga mbere ya byose, mbere y'inshingano iyo ari yo yose, mbere y'icyo ari cyo cyose tugomba gukora, by'umwihariko umurimo wo kuvuga ubutumwa bwiza. Nitwa Theophile Byukusenge, reka nsoze mbifuriza umwaka mushya muhire wa 2022. Turusheho kwiragizanya Imana kuko tumaze kubyumva ko inshingano ikomeye ndetse impano twahawe n'Imana kwiriza ubusa kimwe mu byo tugomba gukora, dusenga dusabana n'Imana. Bahaye ikaze, bashimiye uburyo mwabanye natwe, bashimiye uburyo mukomeza kugenda tubana umunsi ku munsi. Kuko nabikubwiye, nitwa Theophile Byukusenge.